bavandimwe nongeye kubasuhuza izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe n'ubundi muri uyu mwanya aho dufata umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tugire ibyo tuguranaho cyangwa se tugire ibyo dusangira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero reka dukomeze gushimira abantu bakomeje gukurikirana ibyigisho, kandi mbasabe kugira ngo igihe wenda hari nk'ikibazo wagize wacyandika hepfo muri comment kugira ngo wenda ubutaha igihe tujye gutangira tujye duhera kuri icyo kibazo kugira ngo ibintu birusheho kumvikana, kuko ndi hano ku bwanyu kugira ngo turusheho gufatanya mu ijambo ry'Imana nk'abantu bazi yuko Kristo ari hafi kuza kandi ko hari imyiteguro dusabwa gukora. Reka rero dusenge Imana kugira ngo dutangire. Data wa twese, Imana ikomeye kandi igira neza, izina ryawe rihimbazwe, udufashe kugira ngo dukomeze kumva ibyo ushaka kutubwira mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana ijambo riraza kuba rifite umutwe utubwira ngo gukira kubwo kwizera. Gukira kubwo kwizera. Iyo wize Bibiliya ukareba ukuntu irimo abantu benshi batandukanye bagiye bakizwa no kwizera, natwe bikwiriye kutubera impamvu yo kugira ngo dutekereze. Tugiye kurebana amagambo cyangwa se tugiye kurebera hamwe amagambo ari mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice ni cya 5. Turebe umugabo bita Namani, turebe ibye, turebe uko byari byifashe, turebe n'icyo dushobora kubyigiraho nkatwe. Ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. Kadutangire. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisirayeli kunesha, Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Ndagira ngo twongere dufatanye kwitegereza ibintu byinshi bitandukanye bikubiye muri aya magambo. Turi kubona umugabo utari umwisirayeli, ahubwo tubwike inkomoko ye yari umusiriya. Icyo ni icya mbere. Yari umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Ariko ikindi kintu gikomeye, yari umutoni kuri shebuja kandi akaba n'umunyacyubahiro. Iyo twumvise umugaba w'ingabo, iyo twumvise umuntu uri ku rwego nk'urwo ngurwo, aba ari umunyacyubahiro ku rwego rutangaje. Rero yari umunyacyubahiro kandi akaba umutoni kuri shebuja, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugaba w'umunyamaboko. Ngibi ibindi bintu byamurangaga. Yari umunyamaboko, bivuze ibyo yakoraga yari abizi neza. Yari umunyamaboko, icyo ni kimwe, kandi yari intwari. Ariko ikinyuranye n'ibyo, yari umubembe. Ibi turaza kubyagura turebe ibyabyo. Mbese umuntu ashobora kuba umuntu ukomeye cyane, akaba umunyamaboko, akaba intwari, ndetse akaba umuntu Uwiteka abasha kwifashisha mu kugira ngo ikintu runaka kigerweho, ariko akaba ari umubembe. None se ko turi kubona uyu mugabo wari intwari n'umunyamaboko, wari n'umutoni kuri shebuja, ari umwami w'i Siriya, ariko akaba yari umubembe. Ariko harimo ijambo rivuga ngo ariko Uwiteka niwe yaheshaga Abasiriya kunesha, akoresheje Namani. Gukira kubwo kwizera. Tubanje kwita kuri aya magambo, tubanje kwitegereza bwa mbere, hari ikintu dushobora kwigiramo. Mu by'ukuri birashoboka cyane yuko hari ibyo waba ukora bikomeye cyane kandi byiza by'ingenzi. Birashoboka yuko waba uhagarariye idini runaka, waba uhagarariye itorero, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, ufite impano y'akataraboneka, uri umubwiriza abantu bose bishimira, ariko nyamara ukaba uri umubembe. Mbese ibyaha ari byo bigereranya ububembe, mbese ntabyo waba wifitemo. Kuko aha hantu turi kwitegereza uyu mugabo wari intwari akomeye cyane, ariko akarangwa no kuba ari umubembe. Yari umubembe kubera iyihe mpamvu, cyangwa se niki cyari cyaramugize umubembe? Ntabwo hano tubyitegereza, ariko tuzi ko yari indwara yakundaga gufata abantu bo mu gihe cyo hambere cyane cyane. Uyu mugabo iyo yabaga yambaye imyenda ye, uniforms ziwe za gisirikare, ntabwo washoboraga kubyitegereza. Yabaga yikwije, uri kwitegereza amapeti ari kuri we, icyubahiro yari afite ubwacyo, n'imyambaro yabaga yambaye, ntiwashoboraga gusobanukirwa uwo ari we. Ariko nyamara amateka yari azwiho nuko yari umubembe. Ibi bintu byumvikane cyane. Kuba hari ibyo ukora by'ubutwari, ibyo ngibyo rwose
ni byiza kuba hari ibidasanzwe ubasha kugeraho, ni byiza, ariko zirikana urebe ko hejuru waba utambariye nk'umwenda kandi wenda imbere ari ibibembe gusa. Iyo Namani yabaga arimo kugenda ukamwitegereza wabonaga ari umuntu ukomeye, ariko mu mutima yari yarashize, kuko yari afite indwara adashobora kubona umuganga wamuvura uwo ari wese usibye Imana yonyine. Namani rero nubwo yakizaga Abasiriya akabakirisha amaboko ye, ariko yari afite inenge ikomeye cyane, yari igiye kuzatwara ubuzima bwe mu gihe kitari gitoya, ari indwara y'ibibembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarima imitwe y'abanyazi, bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami wa Siriya abyumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani ahera ko aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami wa Isirayeli uru rwandiko, rwari rwanditsemo ngo, nuko rero urwandiko nirukugeraho, mwoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami wa Isirayeli amaze gusoma uru rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibi bibembe, ni njye Mana yica kandi ikabeshaho. Nuko nimubitekereze ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza. Reka twe tugarukiye hano. Harimo amagambo akomeye cyane. Namani wari usanzwe ari umugabo w'ingabo, ariko twasanze ufite ikibazo cyo kuba ari umubembe ku rwego rukomeye, cyangwa se umubembe washoboraga kwicwa n'indwara yo mu gihe gitoya. Nubwo yakirishaga icyo gihugu, yari afite ikibazo kimukomereye cyane cyo kuba indwara itabasha gukira. Umunsi umwe rero, nk'uko bari basanzwe batera Isirayeli, banyagayo akana k'agakobwa kari gatoya gusa, ariko akana kari karagize amahirwe yo kwigishwa n'ababyeyi bako uburyo Uwiteka akomeye, kandi kakigishwa amahame akwiriye kugenga abana b'Imana. Nuko uyu mugisha kari karagize iyo bakajyanye, gakomeza gukomeza iyo Mana ya se. Ndongera kwibutsa ababyeyi turi kumwe ahantu ngo, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Kandi mu migani baranditse baravuga ngo, kubita umwana ikinyafu kuko kitazamwica, ariko nyamara abirengagiza guhana bazahura n'ingaruka z'ibyo biyemeje. Tugaruke kuri uyu mwana w'umukobwa yageze kwa Namani rero, ntago aza gukurikirana nk'umuntu wari ushinzwe kugira ibyo ategura muri urwo rugo, nawe aza kwakira amakuru, arayasobanukirwa, amenya yuko nubwo shebuja akomeye atyo, nubwo bigaragara yuko ari uw'igitinyiro, ariko burya afite ibibembe bikomeye cyane muri we kandi bitari bimworoheye. Nuko yegera nyirabuja ko we yari yishikirije, aramubwira ati, icyama databuja agasobanukirwa yuko mu Isirayeli hari Imana, cyangwa akasanga umuhanuzi w'i Samariya, kuko afite Imana muri we yamukiza ndabizi. Uyu mukobwa yari yarize Imana akiri mutoya, kandi impano ye yakoresheje uko bikwiriye, ndetse agira umumaro mu gihe nk'icyo ngicyo. Iyaba twagira umwete tukishimira kuba abantu bashobora kugira umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Ahari nagira ngo nkwibutse yuko impamvu uriho uyu munsi ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki, nk'uko Moridekayi yabibwiye Esiteri. Natwe uyu munsi dukwiriye kubitekereza, tukamenya ko hari umugambi w'icyatumye Imana yemera ko tuba turiho muri uyu mwanya. Nuko Namani abibwirwa n'umugore we. Amaze kubibwirwa n'umugore we, afata umwanzuro, aravuga ati, ariko ibintu ndi kubyumva neza. Aragenda abibwira umwami, nawe umwami amaze kubyumva aravuga ati, igendere ugereyo, ngende handikira umwami. Uzi kugira ngo umwami ayobore igihugu, ariko atazi ko mu gihugu cye harimo Imana ishobora gukiza. Ni abantu bangana iki bayoboye amatorero, ni abapasiteri bangana iki ariko b'abacantege badashobora gukomeza abizera babo, ni abapasiteri bangana iki cyangwa abakuru b'amatorero, abantu bafite inshingano runaka, ariko batazi ko mu itorero harimo Imana ishobora gukiza. Ndagira ngo mbibutse yuko nubwo uyu mwami wa Isirayeli yarayoboye Isirayeli, ariko nta byiringiro yari afite mu Mana. Rero kuyobora, guhabwa inshingano runaka iyo yose ubasha gukora, ntahihuriye no kugira agakiza mu bugingo bwawe, ntahihuriye umwanya ufite uwo ari wo wose, aho waba uyoboye hariho hose,
yaba ari Imana yagushyizeho, yaba ari byanyuze mu nzira zawe bwite. Ikintu cyose iyo Imana atari nyambere mu bugingo aba ari ikibazo gikomeye. Umwanya waba urimo wose reka nkwibutse yuko ukwiriye gusobanukirwa Imana, bitabaye ibyo ibyawe byose bizaba ari igihombo. Uyu mwami yarayoboye igihugu kirimo Imana ikomeye cyane, yarayoboye igihugu kirimo umwami ukomeye cyane uruta abami bo ku isi, ariko ntabwo yari abizi. Igihe umwami wa Siriya yamwoherezaga urwandiko, mwohereje umugaragu wanjye witwa Namani ufite ibibembe, ndakwinginze umunkirize. We yabibonye nkaho ari urugamba umwami wa Siriya ashaka kumushoraho, ahita yandikira abanabwira ati, arahamagara abanabwira ati, ntimundebera yuko uyu mwami ari ukunyendereza, mbese ni njye Mana yica kandi igakiza? Suzuma umwanya urimo urebe niba koko Imana yagushyizemo uyiringiye nk'Imana yawe. Uriya mwami ntabwo yari azi uwamushyize kuri iyo ngoma, kandi nta nubwo yari azi umuhanuzi wari muri icyo gihugu. Reka mbabwire, nitutagira amahirwe yo gusobanukirwa agaciro cy'ijambo ry'Imana, ngo tugire amahirwe yo gusobanukirwa imbaraga irikomokamo ibasha gukiza umunyabyaha, ni ikibazo gikomeye cyane tutazigera dukira. Tugaruke kuri Namani. Uyu Namani wari umugabo w'ingabo. Uyu Namani washakaga gukiza igihugu cya Siriya, ariko akaba ari umubembe. Mutekereza ko intimba atarayifite? Niyo yabaga ari kuyobora abantu, ari kubereka ibyo bakwiriye gukora, ari kubereka ukuntu akomeye, ndetse agatanga itegeko, yaragarukaga akavuga ati, ariko ibi byose nubwo ndi kubikora ndi umubembe, kandi abo ndi kuyobora bose ababembe, nta bibembe bafite, ejo n'ejo bundi ubuzima bwanjye buzagenda. Ibi ngibi ndi gukora uyu munsi nibo bazasigara babikora. Ndagira ngo mbibutse ikintu gikomeye cyane. Iyo dukomeje gukorana umurimo w'Imana, ibyaha bikomeye mu bugingo bwacu ari byo bihwanye n'ibibembe, iyo dukomeje kwibanira izo ndwara za karani, ibyo bibembe tuba twifitiye mu bugingo bwacu, bya bindi ishyari, imujinya, uburakari, ndetse n'ibindi bisa bityo njye ntashobora kurondora muri aka kanya, bya bindi Imana yatuje mu mategeko 10 yayo, ibyo ngibyo byose umuntu akaba abikora kandi akabikorana inshingano. Iyo nshingano birasa n'ikoti witwikiriye, ariko ikoti rihisha ibembe bikomeye cyane. Niyo mpamvu kuri kwisuzuma ukaraba mbese nta bibembe naba mfite mu bugingo bwanjye. Reka mbabwire ko indwara y'ibembe yabaga ari indwara ikomeye cyane. Iyo bajya maze kurembya umuntu, ibice by'umubiri byatangiraga kugenda, ugutwi kwawe kukagenda ntumenye ko kwagiye, ino rikavaho ntumenye ko ryavuyeho, ndetse washobora gutakaza ibice bikomeye cyane ntumenye yuko byatakaye kuko umubiri wabaga waraguye ikinya. None bigenda gute ku munyabyaha ariko ufite inshingano runaka witwa ko ari umukristo, ariko akaba yaranze kwihana? Ni ukuvuga ngo atangira gutakaza indangagaciro zari zikwiriye kumuranga, maze rero ubunyangamugayo bugashira. Ni uko yagomba kugenda bikarangira ko yagomba kubikomora muri Kristo, na kwa kwitwararika umuntu yagize igihe kinini kugera igihe kugashira. Ni uko ibyari ingenzi ko rero bikarangira, maze kuko umubiri wamaze kugikinya w'ibyamwuka, ubuzima bwe bugatakara gutyo, maze ntihabe hari ikindi kintu gisigaye usibye gutegereza kurimbuka by'iteka ryose. Nshuti zanjye bavandimwe, ndongera kubinginga ngo mwitegereze, mbese hari inshingano turi gukora ntabwo twaba turi kuzikora ariko tumeze nka Namani mu nshingano. Isuzume urebe neza, kuko byagenda kose niba inshingano uri gukora nta gukiranuka kurimo, izasozwa no kurimbuka. Kimwe n'uko ibibembe bya Namani byagomba gusozwa n'urupfu. Amahirwe yagize namwe nuko yamenye amakuru kandi akishimira kuyashyira mu bikorwa. Amahirwe tuzagira, umuntu wese azagira namwe, ni ukumenya amakuru y'uko umunyabyaha n'ibyaha bye bazarimbukana, ni ukumenya y'uko ibyaha biri mu Bagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 22 guhera ku murongo wa 19. Reka mbasomere ibyo bibembe. Abagalatiya igice cya 5, Abagalatiya igice cya 5 umurongo Abagalatiya 5 umurongo wa 19. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Ngiye kubabwira indwara cyangwa se zigiranwa n'ibyo bibembe: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, no kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ngaya magambo Pawulo yavuze agaragaza ibibembe uyu munsi abantu benshi bikoreye, ariko bakagerekaho ikote, bakagerekaho karuvati, bagashyiramo ishati nziza, ariko yishe ibintu byinshi byibereye mu mitima yabo.
ibi bintu ntabwo abantu bazabyambukana ngo babigeze mu bwami bw'Imana, ntibishoboka. Pawulo yandikiye Abagalatiya arabwira ngo ndababwira nk'uko nigeze kubabwira kera yuko abantu bakora ibisa bitya batazigera baragwa ubwami bw'Imana. Ibi bintu rwose bikwiriye kumvikana ku rwego rukomeye cyane, kandi bikwiriye guhabwa agaciro, abantu bakabyumva, abantu bakabitega amatwi, kandi rwose bakitegura kubishyira no mu bikorwa. Ngibi ibintu dukwiriye kureba, buri wese akitegereza akavuga ati mbese ibintu ntabwo umutima wanjye waba ubikora. Dore icyakije Naamani ni ukwizera, kandi umunsi wa none kizabasha gukiza umuntu wese ushaka kuzajya mu ijuru ni ukwizera. Naamani rero nuko amaze kumva amakuru aragenda. Uyu mwami wa Isirayeli utari uzi ko Imana ikomeye mu gihugu cye, nawe yakoze ibyo agomba gukora. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami wa Isirayeli yishishimuriyeho imyenda ye, amutumaho ati ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Elisa amakuru amugeraho, ntabwo byatinze. Amakuru amugeraho yuko yavuze yuko atari we Mana yica kandi gakiza, umwami wa Isirayeli ariko avuga. Nuko Elisa biramubabaza cyane, yibaza ikintu cyatumye umwami atemera yuko muri Isirayeli hari Imana. Aramubwira ati ohereza uwo muntu, aramenya yuko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Naamani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa ahera ko amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Imana ihabwe icyubahiro. Umuhanuzi atanga amabwiriza, Naamani arazahagarara ku muryango. Umuhanuzi atanga amabwiriza yuko akwiriye kwitwara, kugira ngo yagombaga kumvira amabwiriza guhera ku rya mbere ukageza ku rya nyuma kugira ngo icyo yifuza gikorwe. Nuko Naamani arabyumva. Naamani abyumvise ararakara, arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka, ari busohoke ahagarare atambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Afapa ntiziruta ubwiza amazi yose yo bw'Isirayeli? Sinabasha kuziyuhagiriramo ngo humanuke. Nuko arahindukirira arigendera arakaye. Uru rugamba ni urugamba rugera ruboneka ku muntu wese wifuza kujya mu ijuru. Abantu benshi ijuru bumva barikeneye, abantu benshi bumva bashaka kuzaturayo, ariko iyo bigeze ku mategeko n'amabwiriza bisabwa kugira ngo umuntu azaryinjiremo, abantu benshi baravuga ati niba koko ibi bintu bidashobora kumesha agakiza, bikaba ari ngombwa ko nca muri iyi nzira, sinzajyayo. Reka mbabwire, Naamani kuko ibintu yavugaga birashoboka ko byari ukuri, ko ahantu bari batuye iyo migezi ya Abana na Afapa birashoboka ko yari imigezi myiza koko kandi yari ifite agaciro. Ariko reka mbabwire, nubwo iyo migezi yari ifite agaciro, ariko ntabwo yari mu Imana, cyangwa se nubwo yari kuyijyamo ntabwo ari itegeko ryari kuba rivuye ku Mana. Erega ibintu bishobora kuba ari iby'agaciro, n'ibyaba ari iby'agaciro bimeze gute, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko bizatuzanira ibyiza. Niyo mpamvu icyari gikwiriye ni ukumvira itegeko kuruta uko yagomba gutekereza ko byiza ashobora kubonera iwabo. Iyo migezi yari ihari, birashoboka ko yaba yaranayigezemo ariko atifuza gukizwa, ariko iza kuba yo kumukiza ari kumiza kare. Kandi reka mbabwire, n'ariya mazi Elisa yamurangiye ntabwo ariyo yari ari mu Imana, ahubwo kwizera kwa Naamani ko ari kurimo kugeragezwa kugira ngo naramuka yumva icyo Imana imubwiye binyuze muri Elisa abone gukira. Uyu munsi wa none rero birashoboka ko waba utekereza ko hari ibyo waboneramo agakiza. Abantu benshi bava mu byo bari barimo bakaza bakinjira mu itorero bazi ko arimo bashobora kubonera agakiza. Ni byiza kwinjiramo, ariko ibyo ntabwo bihagije. Ukeneye gucukumbura ibyanditswe byera, ukeneye kubaho imibereho isenga kugira ngo bya byanditswe byera bari byo biza bihumana umutima wawe binyuze muri kwa kwizera igitambo cy'i Karuvari, cya kindi cyatambwe
kugira ngo umunyabyaha abashe kubona agakiza. Namani arikubura aravuga ati narinzi ngo araza asohoke afata ibiganza bye abinkozeho nindangiza nkire, nuko nimara gukira subira iwacu, ngo ava aho ngaho arakaye. Avandimwe, reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Niba hari ikintu kijya kibabaza abantu kandi kikabagora, ni ikintu cyitwa kwihana. Ikintu bita kwihana, umuntu wese utihana ntabwo azigera agera mu bwami bw'Imana. Iyo bigeze ku cyo kwihana rero, abantu benshi indimi zirabarya, bakumva imitima irabariye, ariko byagera ku cyo kwatura cyo bikaba ikibazo gikomeye cyane. Reka mbabwire yuko umuntu uzajya mu ijuru ntuzemera guca bugufi kandi akemera icyaha nk'uko yagikoze, maze akemera mwuka w'Imana agakorana n'ubugingo bwe. Bitabaye ibyo, ubugingo buhoraho ntabwo twazigera tubuca iryera. Nuko abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikindi kintu gikomeye, ntuba wagikoze kanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Imana ihabwa icyubahiro. Namani, reka dushime Imana yuko yagize abajyanama beza. Twagiye tubona abo bita abandi Nebukadinezari mu mizo ya mbere bahagiraga abajyanama babi, ku buryo Imana yamuherezaga inzozi ikamubwira ngo iki gishushanyo cyangwa se iriya mutwe wa zahabu wari wowe, ariko igituza n'amaboko ni ifeza, ni ubundi bwami buzaza. Amaguru ni ibyuma, ubwo ni ubundi bwami. Ibirenge ni ibyuma bivanze n'ibumba, ubwo ni ubundi bwami. Abajyanama ba Nebukadinezari baramubwira ngo ahubwo fata igishushanyo gikore cyose kigire zahabu, bigaragaza ko uzaramba by'iteka ryose. Abajyanama baramushutse. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo igihugu kirahirwa iyo gifite abajyanama bazima. Nahamana agira abajyanama bazima, aramubwira ati databuja, mbese yaza kugutegeka ikindi ntiwari kugikora? Umugabo w'ingabo bitekereje asanga niko byari kugenda. Baramwinginga ati byemerewe gusubirayo umeze uko wagiyeyo, emera ujye mu mazi wibire. Nuko Namani kwizera kwe kurazamuka, yumva ko bikwiriye ko kubigenza atyo, yemera kwibira. Kwibira ku nshuro ya mbere ntabwo byatumye akira, kwibira ku nshuro ya kabiri ntibyatumye akira, kwibira ku nshuro ya gatatu ntibyatumye akira, kugeza ku nshuro ya gatandatu nta kimenyetso cyo gukira yari afite, kuko kwizera kwagomba kuzurira kuri karindwi. Maze rero yakwemera kugeza karindwi akabona agahumanuka. Yibiye ku nshuro ya karindwi, itegeko ry'Imana n'ubwiza bw'Imana bumusohoreraho, nuko avamo umubiri we umeze nk'uruhinja. Niko hano mu byanditswe byayo bivuga. Yakijijwe n'iki rero? Reka twumve. Nuko aramanuka, murongo wa 15, hanyuma aragaruka n'abantu be bose kuri uwo muntu. 14, nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we urahinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Imana ihabwa icyubahiro. Mbega ukuntu kumvira, gukizwa no kwizera. Kumvira niko kwabanje. Iyo ataza kumva yari gusubira yatyo. Iyo yibira gatatu akavuga ati ndarambira ko nta n'ibimenyetso, yari kugenda atyo. Iyo yibira gatanu yari kugenda atyo. Iyo atongera kwibira ngo ageze kuri karindwi. Reka mbabwire, benshi bagiye bagerageza kwihana ariko bakibira inshuro nkeya kandi bakwiriye kugeza kuri karindwi. Benshi bagiye bashaka kwihana bakibira gakeya bagomba kugeza kuri karindwi. Maze icyo byabaviremo n'iki? Ni ubukristo budashobotse. Ibyaha bavanye hanze babigeje mu itorero, barakomeza bahinduka babandi. Bakomeje kuba abasambanyi, bakomeza kuba abasinzi, bakomeza kuba abajura, ndetse bakomeza kugira urwango ndetse n'ishyari. Kubera iyo mpamvu bibiye inshuro nkeya gusa ariko ntibibira karindwi. Nyamara iyo baza kwibira karindwi bari kugira umugisha wo gukira nk'uko Namani yakize. Ariko usubitekereje ku giti cyawe, muvandimwe, urasanga waribiye kangahe? Mbese ko winjiye mu itorero, mbese ko wagaragaje ko winjiye mu irembo ahari Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uri muri we nawe agatura muri wowe? Niba ari uko bimeze urahirwa, ariko niba atari uko wibiye gakeya, ukeneye kwibira kugeza ubwo yinjije kuri karindwi, maze Imana igakora igitangaza gikomeye cyane. Nta kindi kintu cyashobora gukiza uyu mugabo usibye kumvira itegeko ry'Imana, kandi akaba ahangayikishijwe kuko n'uburwayi yari afite. Abantu benshi nta ibyaha byabo ntibateye ubwoba, ndetse n'ibyo bakora bya buri munsi ntabwo bibateye. Bumva ari ibyo ngibyo bagombye gukora. Ariko ikibazo kirahari kandi kirakomeye. Icyaha Uwiteka Imana yacu
akatugira neza uyu mwanya, akaduha gusobanukirwa umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere, aramubwira ati, noneho umenye ko nta yindi Mana iriho, ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Noneho nemeye yuko nta yindi Mana iriho, noneho akira ingororano y'umugaragu wawe. Elisa aramubwira ati, nkurahira Uwiteka uhoraho, wonkorera nta kintu cyose ntibwakire. Aramugomera kugira ngo abyemere, ariko undi aranga. Aramuhendahenda kugira ngo abyemere, ariko undi aranga. Naaman ati, ubwo utabyemeye ndakwinginze, uha umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumba ebyiri, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambiraho igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiki kimenyetso kigaragaza umuntu ukize, nuko ahita arahira imbere y'Imana, nta yindi Mana nzongera gutambira ibitambo, nta kindi kigirwamana nzongera gushyira mu bugingo bwanjye. Ibintu byose nzakora n'imbere ya byose Imana, nta kindi kintu niteguye gushyiramo. Reka mbabwire, iyo umuntu atarihana aba afite imana nyinshi. Inshuti zawe ubwazo zishobora kuguhindukira imana zawe, umuryango wawe ubwawe ushobora kuguhindukira imana yawe. Ikintu cyose ushobora gukunda ku rwego rukomeye cyane ukakirutisha Imana, iba ari imana yawe. Nuko kuko yari afite imana nyinshi yasengaga rero zo mu gihugu cya Isiriya, aravuga ati, byibura mpa ku butaka bwo muri Isirayeli mbutware, niyaba ngiye gupfukama nzajya mfukama kuri ubu butaka, nindangiza ntakambira imana ya Isirayeli, kuko nta yindi mana nshaka kuzongera gutambira ibitambo usibye imana muri Isirayeli. Mbese ni imana zinga gutambira ibitambo? Mbese hano waba ufite imana nyinshi mu bugingo bwawe ukaba utabisobanukiwe? Ongeraho ubukingingo. Iyo umuntu yambaye umwambaro utwikira ibibembe, umwambaro wose waba witwikiriye, ariko ukaba uzi ko mu mutima harimo ibibembe bitarakira, ukaba uzi ko wibiye inshuro nkeya gusa, urasabwa kongera kwibira kugeza kuri 7 kugira ngo Imana ibashe gukora ikintu gikomeye mu bugingo bwawe. Nuko Elisa aramubwira ngo nta ngororano yawe ndibwakire. Mbese ubundi ni iki gituma abantu muri iki gihe bakenera kwakira ingororano igihe bitwa ko bagize umurimo w'Imana bakora? Hari igihe inshuro nyinshi usanga amadini menshi ndetse n'amatorero menshi, ibintu bikubiye mu madini y'iki gihe ni uko umuntu yigisha agategereza yuko bagira ibintu bamuhereza. Nagiye mbona abantu benshi basigaye bigisha, waba utanagize n'icyo umuhereza akaba yakwaturiraho n'imivumo ngaya madini, ngaba abigisha abantu basa naho bariho muri iki gihe cya none. Nshuti bavandimwe, Elisa we yaravuze ngo, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta kintu nenda kwakira muri aka kanya. Kwari ukugira ngo imana ya Elisa itaza kugawa, nuko uwo mugabo ngo abone yuko ibyo yatanze, izo feza n'izo zahabu ndetse n'iyo myambaro yo kwakuranwa yarazanye, ko ari byo byatumye Elisa amugirira imbabazi akamukiza. Oya, Naaman yari gusubira iwabo yumva yuko agakiza yakaguze ingororano yatanze. Niyo mpamvu Elisa yanze ibyo ahawe. Umunsi wa none abantu bagize ubwo butwari, Imana irashobora guhabwa icyubahiro kuruta uko abantu basigaye bajya gusenga bagashyira n'abantu mu byiciro. Ugasanga umuntu ari gusengera umuntu ndetse kuko azi ko hari amafaranga ari bumuhereze, ugasanga undi nta musenge cyangwa se ntagize icyo amukorera kuko atekereza ko nta kintu ari bumukureho. Iryo yobokamana ntabwo rikomoka ku Mana. Elisa yakoze umurimo w'Imana kandi byarangiye intsinzi ayibonye kubera ko Imana yabanye nawe ndetse ikagendana nawe. Bavandimwe, kuko Elisa yabyitwayemo neza agakora icyo asabwa gukora, Naaman yatashye amenye yuko muri Isirayeli hari Imana, bitandukanye n'umwami wa Isirayeli wari utazi ko igihugu ayoboye kirimo Imana. Ushobora kuba umukuru w'itorero ariko Imana utazi ko ibasha kugukiza, ndetse ukaba ufite ibintu byinshi wambaye, izo nshingano zose wambaye ariko uzambariye ku bibembe. Ukaba ufite ubunyangamugayo bwinshi ariko utarigeze wibira 7 kugira ngo Imana ikore ku bugingo bwawe. Iki ni ikintu gikwiriye kwitabwaho, ni ikintu gikwiriye kumvikana ku rwego rukomeye kugira ngo Imana ibashe gukora mu bugingo bwacu. Ndasabira buri muntu wese kugira ngo Imana imugirire neza. Niba hari ikintu Imana itwifuzaho, irifuza ko tubasha kuyegera maze twarangiza tukabona gukira. Isomo nkunda cyane muri Matayo 11 bite nanasoza. Matayo igice cya 11 umurongo nkunda cyane ku murongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura.
mwemere ko abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Niba hariho ibyaha abantu bigumanira mu bugingo bwabo, kugeza ubwo uwo mutwaro w'ibyaha ukomeza kuba muri bo, hakenewe ikintu gikomeye cyane, kwegera Kristo tukamwegurira ubugingo bwacu, nibyo bintu bibasha kudukiza gusa. Rero mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Niba wumva hari ibikuruhije, kumva hari ibyaha wagumanye mu bugingo bwawe, utarigeze ubyegurira, utarigeze uyaturira Kristo kugira ngo akugire neza, ni ikibazo gikomeye cyane. Egera Imana, nayo yiteguye kukwegera kandi itakambira, yiteguye kugukorera ibikomeye kugira ngo ubugingo bwawe kimwe n'ubwanjye bubashe gukira. Ndasabira buri muntu wese rero kugira ngo Imana imugire neza kandi imwungure ubwenge, asobanukirwe yuko ashobora kuba ari n'amana muri iki gihe, kandi ukeneye guhura na Elisa kugira ngo amubwire uko akwiriye kubigenza, kugira ngo abone gutabarwa gukomotse ku Mana. Kristo arahari, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kandi Mwuka Wera yamudusigiye kugira ngo ajye atuganiriza. Niba wifuza kuganira n'Imana, yegere binyuze mu buryo waba uri kubona bwakorohera. Uyibwire ngo Nyagasani, ndi kumva ndahumanye kandi sinigeze nibira karindwi kuzuye, ndi kumva uburyo meze, ndi kumva uko ndi kwiyumva, naribiye gakeya. Yohana yanditse amagambo akomeye cyane mu rwambere rwa Yohana, aravuga ngo bakundwa, iyo imitima yacu itaducira imanza turatinyuka mu maso y'Imana. Iyo imitima yacu rero iducira imanza, nta gutinyuka tuba dufite, nta nubwo twazashobora kwitegereza mu maso hayo. Ndasabira buri muntu wese kugira ngo Umwuka w'Imana amwuzuze imbaraga kandi amwuzuze ubwenge. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye yuko watubanye kandi ukaturinda, kandi turagushimiye ko wandikije ijambo ryawe kugira ngo rijye ritwungura ubwenge. Ndagusabye ngo utwigishe icyo dukwiriye gukora, kandi utwungure ubwenge mu buryo bwuzuye, tubashe gukizwa nk'uko Namani yakijijwe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.